mushiki wawe cyane da bwari buhoro nari mukumbuye cyane dore ibisina natinzeyo cyane yakora ntabwo birambiranye nuko natwe tuba tugukumbuye gusa nyine warakoze ubu rero uza amatwi ndakumva tega amatwi kuko ibintu ngiye kukubwira ni ingirakamaro ndagira ngo njyewe na nkuru nziza tugumye tugufasha tukube hafi nta kibazo wagize cyo kubura umufasha ni ikibazo rwose cyagombaga gutuma koko uhungabana ariko humura turi kumwe kuko uramutse ukomeje kubigenda inyuma igihe wazanabigwamo imbebe ry'umuhini sotera isuka buriya nta wamenya wabiteye ariko kiduharengera nkuru nziza tugumye tubikurikirane kandi ndizera ko tuzagera ku mwanzuro ufatika ibyo byakabaye ngombwa ariko se ko abana batangiye kubikurikirana urumva bitaba bibogamye umva rero dore uri umuntu mukuru zatume utareba kure twumvikana nimba ari umuntu washoboye gutinyuka akica umufasha wawe abana ukaba ubashoye nabo gukurikirana cyaba cyaramwishe ibyo byose uwamwishe ntabifuriza amahoro ari wowe ari n'abana bawe niyo mpamvu rero mugomba kubigendera kure mukabiduharira kuko twe turi rubanda ntibanazi ko turi inshuti ntibanazi ko tunagenda aha kuko natwe deja ntitubazi ariko tugumya kugenda tubikurikirana buhoro buhoro njye na nkuru nziza twazagera ku mwanzuro ariko abana utabateza ikibazo urakiri aho siko byaba bimeze kuko nimba baratinyutse kwica umugore wawe watinyutse kugupfakaza ntabwo ari ukunze abana ubwo rero kubishoramo abana kandi warahara arigizi byatuma nabo bashobora kubigwamo ariko mubiduhariye mbese mukabyiyibagiza mukakira urupfu mukamenya ko nubabona akabona nta nicyo bibabwiye ariko twe turi hariya turi kugenda tuzenguruka dukurikirana amakuru ku yandi nyamara twazagera ku mwanzuro wa mushiki wawe wavanye na gripe da niko yewe somo arashyuha cyane urebye arashyuha cyane abamenya na klima iri guhinduka kubera ikirere gusa icyo warumbwiye cyari cyo ndanacyumva ariko abana banjye nta kibazo byari bintwaye ariko abana banjye bamaze kubyinjiramo neza babyinjiyemo kandi birabababaje pe rega nyine koko kaburandi kabonekene nyina w'umuntu biranumvikana Mesere ko wari wa mucere na salisa byose wibetse kubishyiramo biri mu mana ahubwo tugende tubigurishe vuba ngende kumva n'umutima uri gukuza cyane abana bagomba ntibabura kukomezwa mama Jize wikwirushya mze urabona ikibazo gihari abana bafite gukora iperereza bagira n'ubu bajya kugisha inama kuri icyo kibazo ugasanga bari kubwira abahemukiye umufasha wawe bikaba ngombwa yuko n'abana babigenderamo ubwo rero niyo mpamvu twageraga ngo tugufashe twebwe kubera ko twabyinjiramo nta n'uwamenya impamvu abana nubwo batangiye gukora iperereza hari igihe bajya mu iperereza ugasanga bishyiriye abagize uruhare mu rupfu rwa nyina ariko twebwe tubyinjiyemo biroroshye ntawabasha kumenya impamvu icyo kibazo tukinjiyemo kandi twakinjiramo bucece mu ibanga ngiye na mama Jizera kandi twashirwa tumenye uwaguhemukiye akica umugore wawe kugira ngo abana batabigenderamo
uzi ko ari byo kuko abana banjye bashobora kubigwamo babigwamo ahubwo reka abana ndababuza ubabuze rwose ndababuza hatejo ntabura umugore nkabura n'abana niko bimeze nsanze ibyo muvuga kuko ari ukuri natwe nicyo abana twangaga banjye babigwamo kandi nicyo twangaga rwose namwe arabashaka ntase urapfubona koko rwari rusobanutse ubu bagenze neza utaberetse ko urupfu rwa nyina rutabababaje ariko tese mu biduharire ubwenge nyine ese niwe mukuru babyihanganire rwose babwire babyihanganire bagabanye umujinya n'uburakari uko byasa kose tuzashirwa tumenye imva n'imvano ndabibumvisha nuko bimeze rwose maze mubigiyemo koko ndabona ari byiza tangiye gusubirana umubiri uri kuza nibyo urebeye inyuma ariko oya imbere biragaragara uri kubona birimo mwiza ntakuje umutima agasesekara inyuma rwose ni byiza uricyo ni byiza komera rwose komera n'intwari aho neza ese akuzwe ishiteka ryose Charles mera mwana Bona mwatuzindutse. niba nabazindutse rega mba mbakumbuye ndanabakunda Ni karibu wacu. harya urakoregize tu Evuyo. Narigize na amasomo yandi asanzwe ariko nge narize nararangije. yararangije Charles ni mukuru Nararangije. nuko mwari mwamutangije akiri muto ni byiza byo gutangiza umwana akiri muto arangiza kare Ntabwo nahise ko muri nahana ahubwo nge naringiye mu mujyi. Papa naringiye kureba bariza nyine twari tugiye kureba ya myenda twari twagiye kudodesha. mugenda muyizane Kambasezere ngiye ubwo ngiye. sawa sawa basuhuze nabo ugende neza sha Sawa mugire umunsi mwiza. sawa urakoze yewe ikibuze hano ni imyaka yabo bariya baba babishoboye abishoboye ariko ni byiza nyine nibyo bituma umwana akura akagaragara neza Semana wicaye hano Sugo ngo uri kwigara Erega kadovimba ngomba no kujijisha ngasoma kugira ngo banabone ko niga. ibyo byo kwiga byawe byereka tube tubyihoreye ako man uzi yuko biriya bintu riza aheruka gwa ejo bundi nta n'icyumweru byashyira mu nda ariko biracagase Kadobe noneho ndi kubona ibi bintu bizaturaburiza pe. Reba nkuriya muceri baguze ejo bundi wese turawugurishije. Ubonye akanya umaze ubu se ntabwo bazatuvumbura. ako bana bazajya mu kiya kigo gifatiraho cyabigurishije abantu nose twege badukeka kandi Ako nanjye nivugiraga ubwo se nayo nyabewe ariko ufatiraho buriya niwe bazakeka ko nabonye ameze ndumva hari umuntu ujeje kikataza kutwumva taza kubisubiramo mukanya ahubwo genda ubute nta mafaranga baraguhaye ishuri se ngo uze tujye kurangura inkweto nta barampa ariko rizambwiye ko ejo azayampa nta kibazo. umuforese wanayoboye yewe parisa rero ndakumva nubwo nanakuba hafi ariko ndifuza kukuba hafi turi kumwe mbona njye nakubera umugore ibyo maze iminsi bitekerezaho oya si n'iminsi myinshi cyane gusa numva ashaka kukuba hafi turi kumwe kugira ngo nshobore no gukurikirana kiriya kibazo turi kumwe njye no guha raporo ku gihe kuko urabona hari igihe ngenda hakaba amakuru amwe menya guhita nyagushyikiriza bikangora bikamfata umwanya wo kuzaza aha ariko turi kumwe mbese wabimenyera ku gihe kandi nkanakuba hafi ukareka kugumya uhungabana se wowe urabizi neza ko nta mugabo mfite sibyo nta mugabo mfite yitabye Imana kera njye naraniyakiriye nawe nubwo ukimeze kuriya ariko iyo uri kumwe na mugenzi wawe ari njye nakwibagirwa burundu ari nawe kandi wakwibagirwa tugatangira ubuzima bushya tugakomeza icyo bizaba bigutwaye ibyo bintu birantunguye cyane ibintu bigutungure pe ariko nta nicyo byaba bitwaye ndamubwire birantunguye ndacyajagara cyane mu mutwe kandi ikindi
ndakita ku bana banjye. Abana banjye ndabakunda pe. ndabizi umubyeyi n'abana ni igihango gikomeye, ariko nanjye ndi umubyeyi. Ikindi kandi abana bawe barankunda, sinzi nimba utaje ubibona, kandi nanjye ntabwo nababangamira pe, ntabwo nababangamira, nabafata neza, nkabarera neza, nkabatetesha nk'uko nyine yabikoraga. Reka nzabanze mbabaze, sibyo byiza? Ni ukuri uzababaze nta kibazo kirimo. Nzabanza mbabaze, biba ngombwa bakabyemera, ubwo tuzari ko tubigenza. Ukuri rega nta n'ikibi kirimo. wowe n'amasoro uri kuyajyana ni ibiki byakubayeho? Daruzi ibintu numvise. Uzi ko mama Gisela ari gushaka kubana na papa. babana se gute mu buhe buryo? Yewe nari ndimo ndategura. Muretse banza umbwire, babana nk'umugore n'umugabo cyangwa babana nk'umuntu wamufashije gusa? Nk'umugore n'umugabo. Eka ntabwo byashoboka. Yewe ndabyumvise bari kubivugana. Mama Gisela ari no kubyisabira papa. Sinari ndi gutegura muri salon. Mama Gisela niwe wahamagaye papa ari kumusaba? Bari muri salon, bari. Nase papa we yabivuzeho igiki? Numvise papa avuga ngo azabaza abana muri make ni twebwe akeneye mu mwanzuro. None se urabona ko byose turacyakeneye kubaho, dufite imyaka yo kubaho rero tubana turi kumwe ntacyo bizadutwara, kandi bizatubuza no kwitagatifuza. Ikindi kandi ndagukunda mugabo mwiza, sinzi nimba nawe utaje ubibona. Ubundi guri inshuti nziza cyane n'amamariza mwana inshuti rwose ndabizi. N'abana baragukunda rwose. Uzi igihe mwasohokanaga na mamariza mutembereye mugiye gusenga cyane, cyabaga ari byiza rwose. niyo mpamvu nifuza kumubera aho atari, tukaziba kiriya cyuho cyabonetsemo. Ndabibaza abana cyane, urabukoze cyane. yego bibabaze rwose, nifuza ko bitatinda. baraseba ntibabyemera. Ntawamenya, ariko mbona bankunda kandi nanjye ndabakunda. Oya uri inshuti nziza pe. Ni inshuti y'urugo rwose kandi bindimo. Urakoze rero, inshuti nyanshuti rwose. tekerezeho neza kandi vuba. None se ubundi muzehe niwe wabibabwiye Njyewe cyangwa nuko wabyumvise kuri telefone gusa? Ndabiyumviye bicaye muri salon, ndabyumvise n'amatwi yanjye abiri. Ako muzehe ntabwo arabibabwiye. Ntabyo aratubwira, ariko niwo mwanzuro muhaye. Kashaka kubitubaza, mbese nitubyemera azabana. Nonse ubundi Riza, mubanye hari ikibazo? Na mama Gisela. Ako dari fata aba bana, sibyo turi kurera, ubashyire mu ngiye na Charles nta n'ikibazo. Aho tugeze nta muntu watubangamira, Sasha gahita yirukana aba bana. Oyerega muzehe nawe ni umuntu mukuru, ashobora kuba yarabonye ko nyine ari umuntu ufite umutima mwiza. Ariko ntacyo, reka tubyihorere, tuzaba tureba nyine uko bizagenda. Gusa nanone ntabwo mugomba kubangamira muzehe kubw'umwanzuro, kuko nawe afite uburenganzira bwe nk'umubyeyi. Shangiye numvishe binteye ubwoba so kukubeshya. Nta mpamvu, subize kuko ukunda gusenga kandi Imana irakumva, ubanze ubishyire imbere y'Imana nyine. Sha numvise na peti yo kurya ihagaze. Yego ko Mana bimba, ahubwo mbirya biri mwaho. Biri mwaho? Urarya isosi gusa? Sha urabizi njye ibiryo mbikunda kubiburya. Tugende rero ku meza, nabo bazi ku meza, ariko ngiye ndumva Mani ibintu rega Riza kankubwira ubundi. Ibintu nta mpamvu yo kubigira fight, ntabwo muzehe yari yabikubwiye, nta nubwo uzi ko yabyemereka. Ntacyo bitwaye, ayiwe. Nari nashonje wa. Kadobi. Karame. Amasomo murabona biri kugenda? Biragenda rwose nta kibazo pe. Ndabitsinda rwose se no kuba nyuma ntabwo nabitekereza. Ubwo se Kadobi kutamubwira ko ngiye nabaye wa kabiri. Baye wa kabiri. Usibye ko mwarimu atinya kuduhereza mu birete kubera corona ngo ntibazikoraho da. Ni birete nizo nashakaga ubundi ko munyereka.
yaratubwiye ngo ntabwo bazikora ngo kubera korona ngo zaza koronara. Megariza ntabwo bashobora guha birota muri iki gihe. Mbona korona yabangamiye ibintu byose. Byinshi cyane ahubwo nangiye barambwiye ngo nabaye uwa mbere ariko ntabwo bigeze banyereka birota. Ariko ndabizi neza ko ukuntu nzi nakoze neza nta nubwo nabura kuba uwa mbere. Reka mbabwire mujye mwiga mubisizeho umwete sibyo? Rwose nibyo dukora kabisa. Jya mbona hano mwicaye muri kwiga mujye mugera ku ishuri mubigenze kuriya. Mujye ubona ukuntu Kadoveri no hasigaye akora etidera. Biga cyane. Mwiga hano rwose niba ari nako no ku ishuri mwiga ni byiza. Rwose niko twiga. Nyine mwihangane mwasubiye mu ishuri mu gihe kibi cya covid ariko bizarangira ni ukugerageza kuyirinda kandi amabwiriza yose mukayakurikiza kuko covid yiriho. Uko bimeze. Tazajya mwigira bya bindi by'abanyeshuri ngo gukaraba intoki ngo si ngombwa mukumva ko gusuhuzanya ari byo oya. Turabyubahiriza cyane rwose. Uzi ko ejo bundi na mwarimu yambwiye ati we Risa rwose wakabereye abandi urugero. Ubwo ni byabona ndi n'umuhanga mu ishuri. Ibyo nibyo mba nshaka. Urabona Risa kuntu amaze kumera neza. Rwose nabaye umusirimu. Amaze gucya rwose amaze kumera neza. Karabaye kabisa. Ibyo nibyo nifuzaga. Ubwo rero mukomeze nyine mu abantu b'abagabo sibyo? Oya nukuri nibyo. Sawa. Noneho Kadoveri baratwishe pe.